Muraho neza. Ese ufite miliyoni 220 ngo nkurangire inzu nziza cyane iherereye muri Kibagabaga? Ni inzu nziza rero ngiye kukugezaho ya cadastre iri kugurishwa ku giciro cya miliyoni 220. Inzu yacu igizwe n'ibyumba 4, toilette 3 ndetse na rooftop. Ni inzu iri mu buso bwa 462. Urumva uburyo ingana. Ni inzu nini cyane rwose. Reka tubatembereze tubereke ubwiza bw'inzu. Mpagaze hano rero murabona ko ni muri parikingi. Ni muri parikingi nini yakwakira byibuze imodoka enye zaparitse neza. Ngira ngo muri kwibona uburyo zimeze na hariya haruguru murabona ko umuntu yaparikamo imodoka ebyiri byibuze. Ni imodoka enye zaparitse neza zisanzuye, ikagira ndetse n'akajaride. Ni inzu yacu rero iri kuri kaburimbo, ifite ibyumba 4, toilette 3 ndetse n'aka rooftop keza cyane. Murabona escalier zamuka kuri rooftop. Genda banyerekera uburyo iyi nzu ari nziza. Ni inzu y'umweru nziza cyane, ndetse uko muri kwibona hano hanze ni nako imeze mu nzu. Ni inzu nziza pe. Ino nzu mumbabare tuyirebane gakeya tubashe gusobanukirwa ubwiza bw'inzu. Mundebere namwe, mundebere izi design bagiye bashyiraho. Mu by'ukuri ino nzu iradizayinize neza cyane. Mundebere namwe ubu bwiza bw'aya mavaze bagiye bakora. Ni inzu nziza ifite design nziza. Mundebere hano kuri chambre principale uburyo hameze, urabona ko ari ahantu heza rwose. Uri murareba view ya Kibagabaga, ni ahantu heza, uri murahumeka aka kajardin, murabona ko ari ahantu heza cyane. Ni inzu nziza rero, ndagira ngo cameraman agenda banyerekera buri kantu ku kandi uburyo iyi nzu imeze. Ni inzu nziza ndayibatuye, murabasha kunyurwa n'iyi nzu neza. Reka rero tuzamuke mu nzu ntabatindiye, tugere mu nzu imbere, tugende tubereka buri kantu ku kandi, murabasha kunyurwa n'iyi nzu nziza cyane nk'uko muri kwibona. Tukigera ahangaha murabona ko ari ahantu heza ushobora kwicarira murimo muraganira neza nta kibazo n'umuryango wawe. Ni inzu nziza, banyerekere inkingi, urabona ko ifite inkingi nziza, nubwo ari cadastre ariko bashyizemo inkingi kugira ngo inzu yacu igume kugira ubukomere buhambaye. Ni inzu nziza pe. Ino nzu ndayibatuye, murabasha kwigura ndabyizeye. Hanyuma rero tukinjira hano murabona ko ukinjira muri hano mu muryango mwiza cyane. Ni umuryango uri sliding. Reka nze mbereke uburyo inzu imeze. Urabona ko ari wa muryango ukururwa gutya kugira ngo ubashe kugira kwinjira neza, ukinjira n'ibintu byawe neza. Hanyuma tukagira na ka kantu kwa supanete kameze nka gakingira imibu, mu rwego rwo kugira ngo twikingire imibu. Urabona ko babitekerejeho nabyo bagashyiraho kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza. Turimo turava mu bwiza twinjira mu bundi. Wow! Tukigera hano muri salon, urabona ko ifite salon nziza nini cyane, ifite gypsum hejuru, ifite amatara meza ndetse n'udu spotlights. Iyi nzu ni nziza, mumbabarire mubashe mukurikira iyi nzu murambwira muti wow, it's a nice house. Ifite salon nini cyane. Mundebera hano cameraman ahagaze, nanjye ahantu ndi urabona ko ari salon nini pe. Ntabwo ibintu byose tubabwira tubabwiza ukuri kugira ngo mubashe kureba ubwiza bw'amazu tuba tubafitiye. Ndebera nawe ahantu bagennye ha TV stand, urabona ko ari ahantu neza bashyize aho ubwishyira televiziyo. Ni ahantu heza cyane. Iyi nzu ku giciro cya miliyoni 220 harimo n'ibiganiro. Iyi nzu yaba iyawe. Hanyuma rero reka twinjire mu gikoni, murabasha kureba ubwiza bwacyo ukuntu kimeze. Ndebera nawe utu tubati. Ni utubati twiza cyane, twiza rwose, dushamaje. Murabona ko ari ibintu bagiye batekereza bakagenda bashyira umwanya wa gas cooker uruhande rwayo. Murabona ko ari ahantu heza, ndetse n'umwanya wa frigo. Cameraman nagenda banyerekera uburyo ibintu bimeze. Ni inzu nziza pe. Hanyuma turi muri kino gikoni, ushatse uhita usohoka nk'uko muri kubibona. Uyu ni umuryango usohoka hanze, udarinze kujya kuzenguruka muri salon abashyitsi bicaye muri salon yawe. Naha ngaha naho turaza kuhagera tugenda tubereka ubwiza bw'iyi nzu. Mu by'ukuri banyerekera igikoni neza cyane, babashe kugisobanukirwa neza. Hanyuma tukiri muri iki gikoni, urabona ko tugiye kuva mu gikoni tugiye kujya noneho mu cyumba cya mbere twihuta. Hanyuma ndebera izi nzugi bashyizeho. Ni inzugi nziza cyane za muvura. Ni inzugi nziza pe, urabasha gusobanukirwa neza. Hanyuma rero murabona ko ari icyumba cy'abashyitsi, uragihera aho ngaho kikaza aha ngaha. Murabona ko ari icyumba cyiza cyisanzuye, gifite n'utubati twayo. Mubanyerekere utubati tw'iyi nzu. Ni inzu nziza pe, ndabizi murabasha gusobanukirwa neza. Hanyuma murabona ko ifite urumuri ruva hanze, n'urumuri rwose rwiza rwinshi cyane. Abo bantu bajya bambaza ati inzu nziza ziba zifite n'urumuri
rwiza, ziba zigomba kuba zifite n'urumuri rwiza. Ese kuri miliyoni 200 iyi nzu ntabwo wayegukana? Reka dukomeze n'ahandi. Urabona ko tukiva muri iki cyumba duhita tuza hano muri no toilette yacyo. Ni toilette nziza cyane ifite lavatory nziza, ikagira toilette nziza, ukagira na shower nziza cyane. Ntabwo nshaka kwitosa, ariko murabona ko ari ibintu byiza cyane uko muri kugenda mubibona. Ni ibintu bagiye bakorana, uvuga ngo ibintu byabo byose ni original. Ndebera nawe aka kantu ukuntu kameze, gafite ibiro byinshi nk'uko muri kukabona. Ni akantu keza bagiye bakora kuri originalite y'ibintu byose. Tuvuye ahangaha rero tugiye mu bindi byumba bisigaye bitatu. Nuvuga ngo tumaze kureba icyumba kimwe cy'abashyitsi, tugiye noneho mu bindi byumba. Reka dukomezanye tugenda. Urabona ko ino nzu ifite amazi ashyushye nk'uko muri kugenda mubibona. Ni inzu nziza pe, ndayibatuye. Reka noneho tukiva ahangaha tuze noneho muri iki cyumba kindi nk'uko muri kugenda mubibona. Iki cyumba nacyo ni cyiza, ni kinini, gifite nacyo utubati. Genda ubanyerekera utubati tw'inzu. Ni utubati twiza cyane rwose, baricaye baradizayininga rwose, mugende mubanyerekera. Nacyo kikagira idirishya ryacyo rituma akayaga kinjira nk'uko muri kugenda mubibona. Urabona kiriya ni igikari. Reka noneho tugende mu kindi cyumba cya gatatu. Urabona ko nacyo gifite inzugi nziza nk'uko muri kugenda mubibona. Hanyuma tukagira n'iki cyumba kindi cya gatatu aricyo muri kubona hano, kikagira n'utubati. Urabona ko ari utubati twiza, utubati bagiye bakora twiza cyane, ntabwo badukuye ahandi hantu, badukuye hanze nk'uko muri kugenda mubibona. Ni utubati twiza cyane, amatara meza, gypsum. Inzu yose igizwe na gypsum, nta plafond yindi bashyizemo atari gypsum. Ni inzu nziza cyane rwose, bagiye bashyiramo plafond nziza. Hanyuma tukiri ahangaha, iki cyumba n'iki ngiki gisangira iyi toilette. Ni ukuvuga ngo ibyumba bibiri bisharinga toilette imwe. Nk'uko twabwiye ko ari ibyumba bine, toilette eshatu. Urabona ko ari inzu nziza, urabona ko ifite amazi rwose muri kubibona. Ino nzu ni nziza, ikagira ibintu byose bya original nk'uko muri kugenda mubibona. Murabona ko ari inzu nziza pe, bajya bakora ibintu bya original. Hanyuma tukiva ahangaha, tumaze kuva mu byumba bibiri, noneho tugiye muri chambre principale, icyumba cy'ababyeyi. Turinjirira ahangaha, urabona ko tukinjira hano bitaduhura n'inzu nziza, bitaduhura rwose n'ahantu heza, utawinjirira mu nzu yawe ukumva umwuka mwiza. Ndebera utu tubati bagiye bakora, tubati twiza cyane tubatuye. Hanyuma ikagira icyo bita ari amatara meza bagiye bakora, ikirahure wakwirebamo n'umuryango wawe umeze neza rwose. Iyi nzu ni nziza, ndayibatuye. Hanyuma tukiri kutu tubati tugenda noneho tuze muri chambre principale. Urabona ko ifite chambre principale nziza kandi nini uko muri kwibona. Chambre principale ijyamo igitanda cyonyine, nta kindi kintu wemerewe gushyiramo uretse igitanda. Kubw'uko muri dufite urwambariro hirya, ngira ngo nabiberetse, dufite urwambariro hirya. Hano ni igitanda cyonyine. Urabona ko reka nze ntere intambwe mubashe kureba uburyo imeze. 1 2 3 4. Urabona ko ari intambwe enye, ni metero enye. Hanyuma twaza 1 2 3 4 5. 4 kuri 5. Urabona ko ari igitanda rwose, washyiramo igitanda icyo ari cyo cyose ukisanzura nta kibazo ufite mu by'ukuri rero. Hanyuma tukiri hariya, turaza kugenda hariya muri mu kabaliko kayo, cyangwa se akabaliko ka chambre principale. Urabona ko ari akabaliko keza, ushobora kwicara umeze gutya, ukareba uri muri jardin bimereye gutya rwose, nta kibazo, umeze neza. Ino nzu ni nziza pe, nayo batuye. Hanyuma urabona ko ifite design nziza cyane. Ino nzu barayidesigninze. Hanyuma rero tukiri hano muri iki cyumba cya principal, ntabwo naberetse toilette yacyo. Reka tuyinjiremo turebe uburyo imeze. Toilette nziza, murabona ko ifite toilette nziza, dore ngiyi, ikagira lavabo nziza, ikagira ibintu byiza cyane rwose. Urabona ko biri class, ni ibintu rwose bifite originality, umwimerere wabyo. Hanyuma tukagira na ya toilette ya douche ifungwa, muri kubibona, ya douche rwose nziza cyane, ituma amazi atabasha guspreadinga ngo ajye hanze ya toilette. Ni inzu nziza pe, mwadukurikira rwose mukareba ubwiza bw'inzu. Mu by'ukuri rero reka tube tugiye tubereke no mu gikari uburyo hameze.